nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Ubushize ubwo duherukana twaseberwa na Chris barimo basomana, ubona ko rwose bose bibarimo. Ubwo kandi bakiri muri ibyo Hawa nibwo yahisaza maze ahita yinjira arababona. Ubwo akibakubita amaso ahita yikanga, abandi baba bataramubona maze Chris ati berwa, kuki ushaka kumbera ikigeragezo koko? Berwa ati unyihanganire n'ukuri. Hawa ahitaza maze ati mbega byiza. Bakimukubita amaso bahita bikanga, maze kandi ubwo Hawa n'umujinya mwinshi yahise akubita Berwa urushyi ku matama maze aramubwira ati wandaya we, uzajya uva mu rugo ujyanye umwana ku ishuri, ubundi uhita uza hano kwibambaza ku mugabo wanjye? Uyobewe se ko njye na Kristo tugiye gukora ubukwe? Niko kiri, ibi si byo nakubwiraga? Ashaka kudutandukanya. Reba nawe umukobwa utinyuka akagusoma abizi neza yuko dufite ubukwe ejo bundi. Chris ati ntago ari Berwa unsomye, ni njyewe ubikoze. Nyagasani Hawa ati ngo iki? Nari mpagaze ndi kubyirebera, ni uteye intambwe ya mbere arabikora. Chris ati ariko ninjye wari ubimusabye. Hawa ati kuki se wari ubimusabye? Ko mari nk'ugiye kukubera umugore, kubera iki ari Berwa ubisabye? Njyewe se kubikora byananira? Ese ubundi kuki umeze gutyo? Kuki wumva ko wajya uri gusomana n'uyu mukobwa kandi njyewe mpari? Basi reka nanjye mbikwereke. Nyagasani ubwo Hawa agiye kuhita amusoma, Chris ahita yigira yaramubwira ati si ngombwa rwose Hawa, ahubwo uragenzwa n'iki? Hawa ati uri kumbaza gutyo utari wansobanurira impamvu y'ibyo nsanze urimo gukora? Ubundi weho Berwa uracyakora iki hano? Genda se nyine ugize vuba. Chris ati ese ubundi wamuretse uramubaza iki? Niwe wamuzanye? Ubwo Berwa ati nta kibazo rwose reka ngende kiri. Ubwo Berwa ahita agenda, maze Hawa ati ngaho mu busobanuro bwumvikana bw'ibyo nsanze urimo gukora. Chris ati ni kuriya nyine ubibonye, kandi nawe urabizi nyine hari igihe kwihangana byanga. Hawa ati ariko se kuki byanga uri kumwe n'uriya mukobwa gusa? Hari igihe nagiye nkubwira ngo reka njye nawe tugire icyo tugerageza ukanga? Kuki ari uriya mukobwa Berwa wenyine uba wasamariye? Uriya si umukobwa rwose uri ku rwego rwawe pe. Ni umukobwa w'umunebwe wo kurera umwana, utazi no gukorera amafaranga. Ni ukuri uriya wajya umuvunikira. Umuntu aze mu buzima bwawe koko bitunguranye ahita gutwara umutima, wibagirwe yuko mari. Ubundi n'iki yaguhaye kugira ngo ujye utubwenge muri kumwe? Chris aramusubiza ati mbabarire rwose Hawa, nanjye ntabwo nzi ukuntu bigenda. Hawa ati ese ukeka yuko bitambabaza? Ko wansezeranije ko tuzabana, kuki ushaka kubyica? Chris ati oya rwose kubana birakomeje. Hawa ati nabyemezwa n'iki se ko bikomeje? Chris ati mbwira icyo ushaka kugira ngo nyine ubyemere. Hawa aramusubiza ati uyu munsi ni kwa kabiri, ndashaka yuko kwa kane tuzajya gusezerana mu murenge, hanyuma ubukwe bukazaba nyuma twarasezeranye. Chris ati kubera iki? Hawa ati kugira ngo nyine nicare mbyizeye yuko tuzabana, kubera ko uzaba uri umugabo wanjye nanjye ndi umugore wawe byemewe n'amategeko. Chris ati ariko byaba byihuse cyane, nta nubwo twaba twiteguye, keretse nyine wenda nko mu kindi cyumweru. Hawa ati ntacyo kwitegurerega gihari, reka uyu munsi tujye gushaka imyenda, hanyuma ejo nabwo tuzinduke twitegura tunabwire n'imiryango yacu, hanyuma ejo nabwo buke ku wundi munsi tujya gusezerana mu murenge. Kandi utagira ikibazo ku murenge ndaza kubivugishiriza, ndabizi baraza kubyemera, niyo bansaba amafaranga ndaza kuyabaha, ariko bazadusezeranye. Chris ati okay nta kibazo niba ari kubishaka. Hawa ati noneho rero reka tujye gushaka imyenda, ubundi nyine tujye no gukoresha invitation, sibyo? Chris ati genda ubishake nta kibazo, ushaka iyawe, nuyibona umbwire nohereza amafaranga, njye hari ibyo ngiye kujyamo, nanjye ndaza kuba njya kuyishaka. Hanyuma izo invitation kandi ugenda uhitemo izo uraza kwishimira aba arizo bakora. Hawa ubwo aramubaza ati ariko si ubwo kubera iki byose ushaka kuba wabinshyiraho? Ariko nta kibazo,
ubwo nzajya nkuhamagara nkubwire, bayi reka ngende. Ese mama wawe ntawe uhari ngo musuhuze? Chris ati oya ntawe uhari. Hawa ati woke nta kibazo, reka ngende, ubwo uraza kubabwira nyine ukuntu bimeze nabo bitegure. Umukobwa ahita agenda, Chris ahita yinjira mu nzu yicara mu ntebe. Ubwo kandi mama Chris nawe aba ari aho hafi arimo kubyumva. Chris akimara kwicara mu ntebe ahita amubaza ati niko Chris, ese ko mbona ubyemeye bitakurimo? Chris ati nese nari kubigenza gute mama, nta kintu bitwaye rwose niba ari ko abishaka. Mama Chris ati Chris mwana wanjye, ndabasuhuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza, nanabaha ikaze muri kano kanya gato ngiye gufata basobanurira ku bijyanye n'inkuru y'urukundo rwa Chris na Berwa. Ni inkuru benshi mukomeje kumbazaho kubera ko yari irimo gutinda, ariko ibibazo byari birimo bimeze nk'aho bimaze gukemuka. Nayo nabipostinze ngira ngo abantu mwabonye kuri community nashyizeho ikibazo cyari gihari ukuntu kimeze. Nanabashimira mwebwe mwagiye munsanga mu gikari mukampa inama n'ibitekerezo bigiye bitandukanye kugira ngo turebe ko inkuru yacu yakomeza. Ni muri ubwo buryo nicaye ahangaha mbanza kandi no kubasuhuza nanabashimira n'ubundi urukundo mukomeza kungaragariza umunsi ku munsi. Reka nizere yuko aho muri amahoro nk'uko nyabifuriza umunsi ku munsi. Ninjye Alpha Sam rero n'ubundi mukomeza kubana ahangaha, ariko nigira ngo nanababwire yuko ino nkuru ya Berwa na Chris ibindi bice bigiye gukomereza kuri YouTube channel yitwa Alpha Sam Lifestyle, bitewe n'ikibazo kimwe mu cyavuye mu kibazo nayo nababwiye cyari gihari n'ubundi narebabwiyeho kuri community. Ngira ngo ababibonye mwarabibonye n'impamvu inkuru yatindaga kuza. So ni muri ubwo buryo rero ngira ngo niba uri kureba ino video ukande muri link iri munsi y'ino video, muri comment ya mbere ujya muri comment urahita ubona link uyikandeho, irahita kugeza kuri iyo YouTube channel igiye gukomerezaho ino nkuru ya Chris na Berwa. Ni uburyo bwo kugira ngo mubone inkuru nk'uko byari bisanzwe, nta kindi kibazo kindi, nta kiguzi. Hari abantu bareba ariko nsanga mu gikari bakambwira uti basi se ni gute twakwishyura inkuru tukajya ariko tukayikomeza. So ndagira ngo noneho tuyikomeze nk'uko byari bisanzwe, ariko twimureho gatoya tureke kwishyira ahangaha kubera ko ubwo buryo ntago hano buri gukunda, bwo nagizeho ikibazo. Ntago hano buri gukunda, ariko kuri YouTube channel yindi yo biri gukunda. No kuvuga ngo inkuru muraza kuyikomeza muyibone noneho mu buryo bwari busanzwe, nta kibazo bwari busanzwe. Zino nkuru abantu benshi nyine bazikoraga zagiye zibaca intege, bagiye bazihorera bitewe nuko mwebwe mwumva ibi muzumva, abenshi ntago ari mwese, abenshi bazumva bazidownloadinze, namara kwidownloadinga bagatangira kuyumva nta kibazo bari offline. Ibyo ngibyo rero babidindiza content creator kubera ko ntago babona feedback nziza. Singiye ko babeshya, nuko ari ngiye bivuze abandi bo bagiye bahitamo kuzireka bakigendera, ariko ubwo buryo ndakeka nibyo bintu byari byatumye itinda, ariko ubu ngubu yari imaze gutungana. N'ubundi dukomeze tubane nk'uko byari bisanzwe, nta kibazo kindi kiraza kuvukamo. Ikindi namabwira nuko n'ubundi inkuru zanjye ushobora kuzumva kuri Spotify wanditsemo Alpha Sam, cyangwa se kuri Apple Music, Boomplay, Amazon Music n'ahandi henshi nyine yagiye hatandukanye usanzwe wumvira imiziki, yaba uri hanze cyangwa n'ahandi hantu mu buryo bukoroheye ushobora kumvamo inkuru nta kintu kikubangamira. So rero ndagira ngo twese nk'uko n'ubundi dusanzwe turimo turakurikirana ino nkuru, dufungure link iri hano muri comment ya mbere iri kuri channel yitwa Alpha Sam Lifestyle. Gutyo bimeze, Alpha Sam Lifestyle niho ibice bindi bigiye gukomereza. Murakomeza n'ubundi mubibone nk'uko byari bisanzwe, nta kibazo. Ikindi muribuka gukanda kuri subscribe no buryo bwo kugira ngo dukomeze tugumane ahantu hatandukanye, none ubwa buryo cyangwa se cya kibazo cyari gihari cyamaze no gutungana. Ndabashimiye cyane kandi abakunda murabizi. Reka dukomeze n'ubundi nkuru yacu ya Berwa na Chris. Ciao ciao.